mu gitondo tuvuye muri douche tumaze kunywa n'igikoma tugatire tugiye gukora iki, tugiye kwitoza, ni kwitoza ibiheze hano twiga ibintu bijyanye n'ibintu byo gukina pornography kugira ngo niyo bamaze kubona ko umaze kumenya uje n'imyaka bandishije umwanda mwinshi, bandishije amase, bandisha inkari za nyirazinywa, bandisha ibintu byinshi, bandisha icyondo cy'amazi y'idamu, bandubikamo mbese bankoreye ibintu byinshi, bandaza hejuru mu giti cy'umunyinya. Turabasuhuje cyane bavandimwe inshuti zacu, tubifuriza amahoro y'Imana bari hano mu Rwanda, bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye bya Afurika, muri diaspora n'ahandi henshi ku isi, abantu mukurikirana ibiganiro bya Manu Rwanda TV ndetse na Elawe TV, Yera TV, tubifurije amahoro y'Imana. Hanyuma rero nkuko twabibemereye uyu munsi twongeye kandi kubazanira umutumirwa, reka tudatinze tumwakire, hanyuma ikimana imushyize ku mutima, niba ari ubuhamya, niba ari ijambo ry'Imana abibagezeho, cyane cyane ko intego yacu no kugira ngo abantu banyuze mu bikomeye bagahuriramo n'ibikomere, bya bikomere byabo bizagire abo bikomeza. Rero reka twakire umutumirwa wacu, aratangira dusuhuza twibwira, hanyuma narangiza icyo Uwiteka amushyize ku mutima akitubwire. Karibu muvandimwe, bwira abantu badukurikiranye witwa nde, uri muntu ki, hanyuma nurangiza icyo Imana yakubwiye yagutumye kuvuga hano kuri kamera zacu ugishyikirize ku bantu badukurikiranye. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Imana namwe ibahe umugisha. Nejejwe no kubambanye namwe uyu munsi wa none. Ntabwo byari byoroshye ariko Imana akomeje kuturinda, niyo mpamvu naje kuganira namwe mbasangize iby'ubuzima bwanjye bwambayeho, kugira ngo n'undi wese yaba afite ikibazo cyangwa se ari mu bihe bimukomereye abashe kwihangana, kubera ko tukiri muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Amazina yanjye rero ni Yakaremye habura gato ngo gapfe, kageze ku isi ntabwo bakemeye, ariko Imana yo ubwayo imaze kukabona iravuga ngo nakaremye nkakunze reka kabeho. Ndayisaba Jean Claude, akamazina yanjye bwite ni Ndayisaba Jean Claude. Izina Yakaremye habura gato ngo gapfe nuko nyine nagashizeho kuko nanjye naburaga habura gato ngo mfe. Ni wowe wakishyiriyeho ako kazina kaburaho gato? Nige nashizeho ngo habura gato ngo gapfe. Hanyuma rero bwira abantu badukurikiranye, kuki wihaye irindi zina, iryo zina mu buryo bwumvikana n'izina ry'amateka? Yego. Kuki wiyumvisemo kuba wakiyita haburaho gato? Ni igiki cyari cyakubayeho? Ngiye impamvu nise Yakaremye habura gato ngo gapfe, navutse nta babyeyi mbona, mvuka ndi imfubyi, nta data na mama, ariko mfite amakuru yuko hari uwantoraguye arandera, antoragura ndi mu gihe ubanjuguye. No kuvuga ko na bugingo n'ubu tuvugana wicaye aha ngaha ntuzi papa ntuzi na mama? Yego, ntabwo nzi. Bivuze ngo uwo wita so cyangwa se uwo wita mama ni uwo wagutoraguye? Nawe ntabwo tukibana. Hanyuma byaje kugenda bite kuba mutakibana bose? Ukuntu rero byagenze, yarantoraguye mfite ndi uruhinja, andera ngize imyaka 8, biba ngombwa ko ajya hanze n'umuryango we muri Amerika. Agize ngo anjyane ntibyashoboka kubera ko ngo tudahuje amaraso, ntabwo nari mfite n'ibyangombwa, ntabwo nari uwe, biba ngombwa ko nsigara mu Rwanda, ansiga mu kigo kirari imfubyi. Hanyuma ubuzima bwawe wakomeza ukatubwira, waje gukura ute muri icyo kigo cy'imfubyi, wabayeho ute? Kuba mu buryo bugaragara umaze kuba umugabo w'ubwanwa, ni iyihe nzira, ni uruhe rugamba, ni ubuhe buzima bwakuranze kuba ugeze aha ngaha? Mbese uracyari mu kigo cy'imfubyi cyangwa waba waraje gusohoka mu kigo cy'imfubyi kugeza kuri uyu mwanya? Utubwiye ejo hawe, utubwiye n'uyu munsi, mu yandi magambo uriho gute, urezwe nande, ubayeho ute, sura umugabo, uracyari umusore, bimeze bite? Ntacyo fatiraho kabisa utuganirize. Njyewe rero ntabwo ndi umugabo, banjyanye mu kigo kirera imfubyi, sigara ko cyagiye muri niba ari 2010 kangahe bavuga ngo ibi bigo by'amashuri, ibigo birera imfubyi, abana basubire mu miryango yabo.
nibwo nanjye nasohotse, ariko n'ubundi sinasohoka ngo njye mu muhanda, nongera mpura n'undi muntu undera. Hanyuma ndetse mfite nk'imyaka nk'icyenda, kuko nabaye mu mwaka hafi n'ukwezi cy'amezi 2. Noneho ngeze hanze ndi undi mu maya ntoraguye mu Bugesera adeze, nawe bangombwa ko ajya hanze, yari umunyamurenge ajya mu Bubiligi. Noneho sigaye n'ubundi ntibyashoboka kanjyana, sigara hano mu Rwanda, hano mu Rwanda hano bita Masaka. Noneho ndahaba ndi mu muhanda, ndi marine, nta handi nasigaye ndi marine mayibo mu muhanda. Noneho nkajya njya kuko nta cyerekezo nari mfite, nkajya ngenda haba kubijumba hariya mu gishaka cya Nyabarongo, nkafata za nkondo z'ibijumba zikaba izo mekenya, ubuzima bugakomeza. Noneho byarangiza nava ku izo nkondo z'ibijumba, nkakina n'abandi bana mu muhanda cyangwa umupira nkakina gutyo. Hanyuma igihe kiragera mfite hafi nk'imyaka nka 10 n'ingahe, nka 12 13 gutyo, umuntu aza kumbwira ngo ese ko ndi mu muhanda ubu singeze ku rwego rwo kuba nagira icyo nkora. Avuga ati nta kibazo, no muri sinishime kwa ndi mayibo mu muhanda, mundangiye akazi nakora. Nuko yese ndangira akazi mu Bugesera, kujya kuragira inka. Ngiye kuragira inka ya mwishamba rya Bugesera, ndaziragira, ariko ngezeyo abashumba nabo ntibamerera neza, baramuhotera. Hari ibyo bita ngo nukunyuzura, no kurwigisha ishamba, bandishije umwanda mwinshi, bandishije amase, bandisha inkari zanjye ndazinywa, bandisha ibintu byinshi, bandisha icyondo cy'amazi y'idamu, bandubikamo, mbese bankoreye ibintu byinshi. Bandaza hejuru mu giti cy'umunyinya cy'umugenge hejuru, bampambiriyemo kuva saa 3 za mu gitondo, bankwamo izindi saa 3 za mu gitondo, inka bazicyuye mu kiraro n'ishamba. Noneho bankuyemo barambwira ngo rero ikosi ryawe rigiye kurangira, tugiye kugura irindi kosi. Bampfuza ubucakwaha, umuyobozi mukuru nyine wabo w'abashumba arambwira ati ikintu ikosi ryawe rya nyuma ugiye kumfura ubucakwaha mu kwa kwanjye, ubumare mupfuza amenyo n'ubushira, ndakubwira ikindi cyane umukora kugira ngo ubashe kwemerwa mu muryango w'abashumba babita ngo n'abasongi. Ubwo icyo gihe wari ufite imyaka 12? Ubu yari mfite nka 12 cyangwa 13, ko n'imyaka yanjye ntabwo nyizi ubundi. Bivuze ngo wicaye ntabwo uzi imyaka ufite? Ntabwo nzi imyaka mfite, ariko uwo mama yagiye hanze yewe yanyihereye imyaka, niwe yangeneye. Uwa mbere yarangeneye angiye kunshira mu kigo, niwe yangeneye imyaka kugeza n'iki gihe, niho yangeneye. Noneho ndi mu ishyamba mfuza ubucakwaha, ndabishoje arambwira ati ngaho mvanamo imyenda, arambwira ngo ngaho nubyine, ndabyina. Nshoje arambwira ati ngaho rero niwambare ngiye kubwira kandi kanyuma ihangane, ibyo wakoze ni birebire, igisigaye ntabwo cyakunanira. Buretse gatoya, ni ukuvuga ngo uwo muntu, abo bashumba bagukoreraga ibyo ngibyo, mwari muhuje umubosi cyangwa mwari mutandukanije ababosi? Ntabwo twari duhuje ababosi. None se bosi wawe umubwiye ubwo bugome, yaba yarabyitwaye mate, yaba yaragufashije iki? Ntabwo yazaga, icyo twakoraga habaga bahura inka n'abajyana amata. Iwe undi mushumba wo mu rugo yazaga gukamisha agatwara amata, natwe tukaragira izo nka mu ntuza. Tukaragira inka, we twabonanaga ryarisi, ntabwo twajyaga tubonana. Hanyuma amaze kugupfuza ubwakwaha ati kuramo imyenda uyikuramo? Nyikuramo, arambwira ngo byina rero kuko umaze gukogosha umwami wawe. None nanjye ndabyina, ndirimba nk'amashi nyine, kuko yari amaze kugira, kuko yari amaze kumbwira ngo mbyine nyine, narabyina. Ubyinira umwami wawe? Ndamubyinira, mushoje arambwira ati rero ugiye gusoza ijya nyuma, ati agasigaye ntabwo kagoye kurusha nk'ibyo wakoze. Hari utuntu ngo batwita ngo nodufuna mu nyengo, aracukura, ubundi akabwira ngo fata itaka mu ntoki, ugahita ushyiramo amaboko, ugahita atsindagira.
none agahita agukubita ku kibuno, inkoni zose ashaka ntabwo wavamo, aragukubita mpaka yarekera acukura kunyaka gukuramo. None ndashiramo barankubita inkoni yari yagenye uko yabishakaga, arasoza noneho ndagira nyankuramo. Ubwo arambwira ati reko sijya urabirangije, ariko uko nabagaho nkabona nta buzima, nta cyerekezo, nta nkweto, nkajyana nkaba ndi mu ishyamba ngendesha ibirenge, bote nari mfite zari zaracitse n'ubu ntizanguraga kwari kugenda nzikuba. Zari inka nyinshi, naragiraga inka 78 zari zifite n'imbwa hafi nk'umunani gutyo naragiraga. Twese twahurizaga hamwe, ubundi tukahura mu bibaya bya Rwamasha, ubundi tukaragira gutyo mpaka kugera nimugwa tugahindura dutaha. Noneho ariko naragira izo nkumva ubuzima ndimo ndapfa, numva ndimo ndashira, numva nta bushobozi, nta mwenda, nta koga, nta rukweto, nta kintu na kimwe mbese. None se boss wa ntiyaguhembaga? Nakoraga amafaranga 500. 500 ukaragira inka 78. Amafaranga 500 mu kwezi. Gusa ikintu twakoraga twari dutunzwe n'amata, twarazigobaga, twarayanywaga cyangwa twayakama tukayagurisha. Noneho kurya twagiraga mu gitondo, ariko twebwe babaruru badutumaga kujya kwiba ibigori ahantu bitagwa imiyaga, tukajya tukambuka mu gishanga nyine imiyaga mu Bugesera. Gwimiyaga tukajya kwiba ibigori. Badufata tugakubitwa, atadufatanye tukaba tugize amahirwe tukabashira bakanabirya mushyiriye mbese umwami abayobozi abamaze kukamirika nabo nanone bakabaho neza, bakarya buri kimwe cyose ibigori, natwe twabizana tukisha ariya tukarya uko bahazi. Ibyo mbibonye ikosi nari narangije, urumva nari nabisanzuyemo tuganira nabo, noneho buri kimwe tuganira. Noneho imbonye ntabishoboye, noneho ndavuga ngo hari undi muhungu w'umushumba nawe twahise tuba inshuti, no tuganira dupanga umugambi w'ukuntu twaza muri Kigali. Ariko mu kuza muri Kigali ngiye nari mpamenyereye, nari impazi muri Kigali, nari impazi. Bavuze ngo tugiye gushaka imbeba muri Kigali, turagiye tuva mu Gesa k'amabuye, turamanuka tugiye Nyamata, turamanuka tugera Nyabugogo n'amaguru. None tugeze Nyabugogo, umuhungu nanjye musigaho bagira, nanjye mfata inzira ijya Masaka, kuko ariho nari menyereye, nari narabereye marine. Mpageze n'ubu nisubira muri wa muhanda wanjye, n'ubu nkomeza ndi marine, inza kwakira Agakiza. Oya ntabwo nabwakira Agakiza. Noneho ndi muri uwo muhanda hari undi mugabo w'umusore ngo yari umuprofe, yarigishaga, sinzi aho yigishaga, ariko yambwiye arambwira ati ngiye kurangira akazi, ako kazi uzabaho neza, uzaba umukire, uzaba n'umuntu uzwi muri iyi si. Umva uzahembwa muri iyi si, nta wundi muntu uzagira amafaranga nkawe, uzaba ufite amafaranga menshi. Ari umwarimu yaramwe mu umuprofe, umuprofeseri. Noneho ambwiye gutyo, ndavuga ati Imana ishimwe kuba ungiriye neza, tiwabukoze turi neza ku kazi kari. Ntabwo kazi rero ntabwo kari hano mu Rwanda, kari mu Bugande. Numvishe mu Bugande, ndavuga ati nta mata by'amavuta, ndakize none ndatabawe, mvuye hari ikintu kigiye guhinduka. Arambwira ati rero kuko nta byangombwa ufite, nzagucisha inzira zapanya. Noneho tukomeza tuganira, arambwira ati rero mu gihe tutaragenda, ngwino mu rugo, ngwino ubaye mu rugo, ugenda ukaraba, uzagenda usa neza. Ndagenda, nagiye kuwa 2, kuwa 3, kuwa 4, kuwa 5 anjyana ahantu bita mu Biryogo i Masaka, angurira imyenda, angurira agapantaro n'agapira, angura n'udukweto dufunze. Arambwira ati ejo mu gitondo rero turabyuka tugenda, nta kibazo. Nundi noneho saa 9, yambwira ati saa 9 tuba duhagurutse tujye gutegera Kabuga. Ndabyuka turitegura, saa 10 twageze Kabuga, turi no mu modoka ziratujyana. None tujyanye tugera Nyagatare muri gare, tugeze mu Nyagatare muri gare, tugisohoka muri gare, moto ebyiri zahise ziza kudufata, ziratumanukana mu mashyamba, mu biraro, zitugeza hasi ku gishanga. Ariko we ntabwo twajyanye, we yanyuze y'umupaka, we yari afite ibyangombwa. Ngiye banyujije mu muhanda w'intuza
wapanye mu nzira nyine z'ubusa moto z'ubusa nk'undi afite ibyangombwa uwo mutaranjyana ariko nawe naherutse amubwira ngo ateze moto ariko twahuriye imbere ntabwo twajyanye yarambwira ati genda turaza guhurura umumotari bukutware afite ahari bukugeze turagenda turamanuka tugeze hasi ku kantu k'akagezi kamanuka kameze nk'akarubura k'umugezi umanuka arambwira ati hagarara turahagarara mvaho hashize umwanya nta n'iminota 10 yashira mbona undi mumotari aturutse hakurya aramanutse aparitse hakurya yakakagezi arambwira ngo niwambuke ako kagezi ndakambuka nkambutse hari hakararo nkambutse wa motari arambwira ngo icara kuri moto nyicaraho nta n'ikintu bavuganye yahise yata moto aragenda undi nawe yatsa moto asubira inyuma arambwira ati aho hari mu gihe cyaryari hari 2014 ejo bundi noneho twambutse arambwira ati rero ahangaha ubu tuvugana uri mu Bugande ntiwemere kuvuga ikintu na kimwe kuko nta rurimuzi nta kiganiro na kimuzi ucicike uburi bumbone nkutwaye ajya gukora umuhungu wanjye turagenda ariko tugeze mu nzira ndambwira ati none se nta kuntu wampa nimero zawe mu gihe nazagukenera nkazaguhamagara ukazima kwa papuro nta kibazo ndaza kuziguha turagenda ranjyana mpaka tugeze tunyura mu bintu by'imisozi kugera kuri kaburimbo tugeze kuri kaburimbo ajya muri restaurant arya nguma hanze ntegereje wa muntu twageze mu masaha yine mu masaha 9 za nimugoroba nibwo imodoka iya ya Jaguar icyo kimodoka kinini yahagaze wa mugabo avamo arambwira ngo ngwino ndurira wa undi wari wakuvanye na nuriye turagenda ako tugezeyo arambwira ati ubu tugeze Imbarara kagenda byati tugeze ahantu bitagucya turamanuka tugera Kampala arambwira ati tugeze Kampala arambwira ati ubu tugeze Kampala noneho twagezeyo twururutse turamanuka dusohoka muri gare tumanuka ku handi hantu hari imodoka z'akavuyo nyinshi twageze nkajya numva abantu bahamagara ngo Masaka Kirombe ibintu nk'ibyo mu Kigande gusa nkumva bavuga ibintu by'amazina numva twuriye imodoka ya Sambiya turagenda tugeze Sambiya cyangwa Nsambya Sambiya Sambiya noneho tugiye turagerayo twururutse twongera turatambika mu kandi gahanda arambwira ati ubu tugezeyo turi igipangu tujya mu ngikiriye ariko nakireba nkabona ni nk'ikigo cy'amashuri navuga ati none se kumara kimeze nk'ikigo cy'amashuri ni ku ishuri ni ngo vayo tugende kandi ntumbaze ibintu byinshi ubu ngubu ntabwo ukiri uwanjye ubu ngubu ufite abandi bakuyoboye none kwambwe ngo nakazi nakazi nkujyanyemo ariko ni wibere n'ubimbwa ntacyo uzigezaho kandi n'ubuzima bwawe uzabubura numvise atangiye kumbwira gutyo ntangiye kugira ubwoba arambwira ati ahubwo nituba tunagezeyo ntongeye no kumvugisha tugerayo ndaceceka none amererekanye n'abandi tugerayo ariko tugezeyo nkabonamwe abandi bana batandukanye noneho ndamaze ni mu kigo kireye imfubyi ko nanjye nareze mu kigo kireye imfubyi twakirwari twirukanyemo inabo baracyabikora ngo imbaza byinshi noneho turagenda tugezeyo baramwakira nanjye baranyakira nyine ku ruhande sinzi ibyo baganiriye ariko najya nkumva abana bari kuvuga ibirimi ntazi nkumva bimwe bavuga Icyongereza nkumva bavuga Ikigande hakaba harimo ibirimi byinshi biga bavuga noneho yabyihorera yatuza ntujije arambwira ati rero sinzi ukuntu yahamagaye undi mwana uwo mukobwa hari undi mwana yahamagaye wa mwana araza arambwira ati uyu nguyu niwe muzajya muba muri kumwe niwe uzagutoza buri kimwe cyose niwe uzakwereka kwigisha ahantu hose niwe uzagufasha buri kintu uzakenera cyose wowe wundi mwana ndabwira ati sawa murakoze nta kibazo ndatuza wa mwana arambwira ngo ngwino akavuga Ikinyarwanda yagera mu bandi bagenzi mu icyo gipangu
nkumva ko avuze urundi rurimi none ndamuha ese uri umunyarwanda ngo no uruwahe akise cyakujyanga ambwiye arambwira ati rero n'ubu ushaka yahise ambwira ati n'ubu ushaka kuba hano tuza uceceke ukurikiza amabwiriza ya hano sawa nayo ndatuza njyewe ako sinamenya ko hari ibintu bibi bakora ari ku kazi kabo ariko kazi bakujyaniye ariko kazi banjyaniye noneho mu gitondo tukabyuka muri tuje tukoga twamara koga tukanywa icyayi igikoma twamara kunywa igikoma kataba tugiye baratubwira ati rero timugende mu myitozo nkagira ngo nukugenda gukina umupira cyangwa gusoma nk'ibintu bagiye kunyigisha gusoma kuko sinigeze naniga noneho tukora imyitozo iyo myitozo nagenze ngo tugiye gukina umupira nagize ngo tugiye kwenda nko kunyigisha gukina filimi nagize ngo ni n'ibindi banjyanyemo njyewe rero sinagira ngo sinamenya yuko ari ibintu bya pornography banjyanyemo noneho mu gitondo tuvuye muri dushe tumaze kunywa twanyweye n'igikoma tugatire tugiye gukora iki tugiye kwitoza ni kwitoza ibiheze hano twiga ibintu bijyanye n'ibintu byo gukina pornography kugira ngo niyo bamaze kubona ko umaze kumenya ubujuje n'imyaka bafite iyo bafatiraho bahita bakujyana bahita bakuritsa indege ntabwo tuzaba batujyana hari n'abandi bajya bajyana iyo wujuje imyaka barakujyana noneho arambwira ati none kuramo ipantaro none ikabutura nyikure mu ikora iki nanjye nabyo reka mbanye nyikuremo ayikuyemo kuko itegeko rita ibuye gukomera nanjye nyikuramo nyikuremo arambwira ati rero tuvugana tujye urajya nkuru igitsina nanjye nkuru ikindi uwabikoraga ni umugabo wa mwana wa muhungu bampaye uzagifasha buri kimwe wa muhungu babaye ajya mfasha aratangira arambwira ati kurura ndakurura nawe ko nkuru none ukagenda bihinduka nyine ugira ubushake bwo nk'abagiye gukora imibonano mpuzabitsina none ubu ati none se ku matwa tugiye ibiri mu bintu bibi none se kari itegeko nibyo wajemo gukora ikintu cya mbere iyo utabikoze n'ubuzima bwawe wabubura ariko hakaba umusaza wakoraga akazi kaho k'izamu anabatekera anakora imirimo yaho nawe ntiyataga yabagamo ariko nawe nkumva avuga ikinyarwanda nkumva avuga buri kimwe cyose ndamwegera ndavuga ati se biriya bintu dukora koko biriya bintu babizi ndamwatire wa mwana biriya bintu ntabwo ari uwa mbere nta nubwo ari uwa kabiri nta nubwo uwa gatatu nta nubwo uwa gatatu nta nubwo n'uwa 20 nandetse none wenda tukiri aho ngaho bavugaga indimi zigiye zitandukanye yego bakavuga muri Kinyarwanda abenshi bari abanyarwanda cyangwa se harimo n'abandi harimo abantuze abasudani aba Ethiopia nkumva namubaza ati suruwaye akambwira ati ngenduka ana buri kenshi numvaga abana baho hatengo abanyarwanda ari bakeya barimo harimo abandi b'abanyamahanga kubera ko nubwo twabaga turimo batwigishaga n'indimi batwigishaga n'indimi nk'ubugiye sinanyuze no mu wa mbere sinagene muri garidiyene ngo mvuge nzi narizi ariko batwigishaga icyongereza bakatwigisha igiswahili bakatwigisha ikigande n'ibirimi bite bitoro n'ibinyankore bakatwigisha ariko umusaza ndavuga ati se musaza ibi bintu bibaho cyangwa ntibibaho noneho arambwira ati rero ibi bintu ugomba kubikora kuko waje ugomba kubikora wabyanga wabyemera ugomba kubikora umusaza ambwira ati ngomba kubikora nanjye ndabikora noneho aho hantu wavuze ko umuyakururaga undi agakurura mwabikoze byanyabyo cyangwa se yari imyitozo mwari murimo nyuma byaje kugenda gute ibyo twakoze ntabwo byari byanyabyo yari imyitozo yo kugira ngo nibabona nshoboye n'imyaka nsabwa nyigejejeho babone kunjyana nk'uko bajyanaga abandi none kubera ko habagamo narimbuze ngo habagamo n'abana b'abakobwa ariko ntabwo nabo babaga ntabwo twabaga mu gipangu kimwe ko bakaba bafite aho iyo baba nabo tugahurira mu kurya noneho bagasubira iwabo natwe tukagaruka iwacu tugakomeza mu buzima bwa kinyeshuri cyangwa se mu buzima bwo mu kigo kirera imfubyi kuko kiba kimeze nk'abanyeshuri n'ubundi
abo bana b'abakobwa bo bakoraga ibijyanye n'iki? sinamenya ibyo bakoraga ariko nabo babaga bariyo. Ariko umusaza ndamwegera nawe ase ko jyewe nta babyeyi mfite ntazi inkomoko yanjye, ese n'aba bana bashobora kuba nabo nta komoko yabo. Ati ahantu rero ntabwo bajya bazana umwana ufite ababyeyi, ahubwo bazana abana baba batazwi bakaba aribo bakoresha ibi bintu. Ibi bintu nanjye ubona umusaza ari kumbwira ati ibintu nanjye ubona nubwo ndi kubakorera ndabakora ko simbyishimiye. Urubyiruko bari kurwica, urubyiruko bari kurutwara mu bintu bibi, Satani ari gukora ku mugaragaro. Ndavuga ati niba ariko bimeze ntako nabihindura. Noneho mfata za nimero za wa mugabo yanjyanye, ndamuhamagara ese ibi nibyo banzanyemo, ndamuhamagara kugira ngo mubaze niba ari byo yanjyanye ari byo ariko kazi yanzanyemo. Muhamagaye numva telefone yayikuye kugeza n'uyu munsi telefone ntabwo kiriho, n'uyu munsi nta niyo nkigira, yaranataka yarashira yaragiye kuko nahise nyiteje agaciro. Noneho ndavuga ati ntako niyenereka niyakire. Ariko nyuma yaho nza gutoroka ndasimbuka igipangu ari ni mu masaa 9 nijoro, ndasohoka njya mu mujyi wa Kampala ndawutembera ku buryo nazengurutse nishiduka nageze kuri Tanganyika kuri Victoria hariya ku Mantuza hariya ndagerayo ngezeyo mburefu na ruguru nta rurimi nzi ntabyo ndamenya. Icyo nazi kwari kuvuga ngo giye bareko nanguraga wese navuga ngo giye bareko, ariko ntabwo nabaga nzi icyo mvuze. Navuga ngo giye bareko. Umuntu yambaza ati uriho ryasime cyambwiye, amwe umuntu ambwiye ati usuzo ryasime cyambwiye, umuntu ambwiye ati we uvuye hehe sime cyambwiye. Nkumva arimo arambwira, nkumva abagande bari kuvuga ibintu abe n'ikintu na kimwe natoragamo. Noneho ndazerera ariko kwa kundi bajya bavuga ngo Marine ntabwo ajyayo. Nongera nsubiriyo navuye nongera ndigemura nsubirayo kuko nari nabuze icyerekezo. Ngeze bamejyana barankubise ku kibuno inkoni senkani, namaze kwezi kose nabasha kwicara. Najya kurya nkafukama cyangwa mu kuryama nkaryama no bitsinda. Ako ya myitozo tukayikora, ntabwo nagomba kuyikora. None umusaza uko ngenda norwa ariko ngenda muganiriza nkamufasha koza ibyombo, nkamufasha buri kimwe cyose. Yambwa ati genda nzanira ikinka kizana gukora ikinka gikora. Abandi bana bakambwira ati ibyo bintu bimo ntabwo ari ibyawe, ibyo bintu bifite umukozi anumva ko bazagwana ati nta kibazo. None umukobwa w'umuyobozi yari arimo aravuga ngo gasajya Kagame, ngo akana kwa Kagame, ngo kamanyi gukora iyo mirimo, ngo akana nk'uko umwana wo kwa Muzehe, umwana wo kwa perezida kwa Muzehe, abana bo kwa Kagame bazi gukora imirimo. Abivuze ndabyumva ndaceceka, numva none nta n'ikibazo bigizeho, ahubwo mbihita mbikorera icyo. Ndavuga ati none hashize igihe ko twagera tubanaga, ndavuga ati Muzehe ndakwinginze mfasha nk'umwana wawe, niba warabyaye niba utarabyaye ntibindeba, ariko mbabarira umfashe ngewe unyeke umuhanda ujya mu Rwanda. Uraba ukoze byonyine, nta mafaranga mfite nawe nta mafaranga gusabye, unyeke umuhanda ujya mu Rwanda byonyine. Nuko ambwiye gutyo, niko mubwiye gutyo arambwira ati aha hantu kugucikisha ntibyoroshye, ariko hari n'abandi bana ntabwo nacikishije, ngiye kugufasha ariko ntihagire n'umuntu n'umwe urihingutsa, ntihagire n'umwana n'umwe ubibwira. Kandi ikindi cya kabiri ninkujyana bakagufata ntuzavuye kandi ngewe uzabage wifashe, uzamenye akaganga kawe ni bagufata, uzakaganga kawe nyine ukagemuye. Ndavuga ati Muzehe fasha urabukoze, ngewe ibikizaba cyose n'ubundi sinyira umuntu, n'ubundi ndi umuramba, n'ubundi narapfuye mfasha. Ariko nuko wava nayimaze kumenya ikigande, nayimaze kumenya kwisabira ibiryo, nayimaze kumenya kwisabira amazi. Ubwo wari umaze igihe kingana iki muri icyo kigo? Mu Bugande nabayeyo umwaka n'amezi 3. Uri aho muri icyo kigo? Umwaka n'amezi 3 nayimaze kumenya ikigande, nayimaze kumenya ikinyankore n'igitoro. Urumva nagendaga niba ari n'umuntu afite n'abana baba bavuye kuvoma, ntabwo ati sebo
gusaba ku mazi yo kunywa ego umutima gwanjye uri kwakaye guma akayama nk'inywera noneho ndazamu arambwira ati ngiye gufasha ahita arambwira ati ejo nzagucikisha sa urakoze saa 9 yambwiye ngo saa 8 ngiye saa 9 nabyutse yambwiye saa 9 ngiye saa 8 nabyutse none mbyutse nditegura nk'uri muri siporo nta muntu umubyumva babana na bose nabyutse gahoro nta muntu kubyo nk'umuntu uzi yagiye gukora noneho wa musaza ndamukomanya yambwiye ati sawa ndaje arakinga ufunguza ruvuniramo noneho akinga no ku rugi no kukanuza ko yararagamo nakagakinga tugeze hanze dutega boda turagenda kuri boda noneho tugira muri gare. Abatazi boda mu kigande n'abamotari n'umumotari. Boda ni moto umuntu umumotari. None tugeze muri gare arambwira ati rero dore gare niyi uyu muhanda ujya Intebe uyu muhanda ujya Uganda uyu muhanda no uzamukamo urakata gutyo ukate gutya ugende gutya arambwira ati nuzamuka uyu muhanda ugakata rimwe ubwa kabiri tuzamuka araba ari umuhanda nta wundi muhanda ukatemo urakugeza ugiye iyo kabyara ndamushimiye Imana mumere umugisha yahisama imitwaro 3 ubwo imitwaro 3 mu manyarwanda bavuga mu Rwanda mu Rwanda bavuga ngo ni 30 kuko 8 by'amanyarwanda oya iwabo bo bavuga ni imitwaro 3 ariko mu Rwanda umutwaro umwe ni 10,000 ubwo babita imitwaro ntabwo bavuga ko ari amafaranga noneho ampa imitwaro 3 arambwira ati rero genda nubyo unanirwa ugura akantu cyangwa se nugera hano hafi wumva nugenda ubaza ukumva ugeze ahantu bita Imbarara uzahita utega imodoka izagucyura nugera no ku mupaka ntawe uzanga kugira ute kugutwara nabwo ati sawa urakoze mpita mwaka nimero arazima na za nimero zaba mu motari nazo nari nzifite none nzamuka umuhanda wose ugana Imbarara. Icyo gihe buranyiriraho imvura iguye njya munsi muhanda mu gashyamba ndaryama ndicara ubwo ntabwo nta kuryama umuntu nk'uwo ntabwo aba aryamye imvura iri kuri hejuru ntayice nyine imvura iranyagira ndatitira mu gitondo saa 8 ntongera nkomeza urugendo ndagenda mpaka gake ngera ukurikiye imodoka ngera Imbarara imodoka mbonye aho zinjira muri gare ndinjira none yinjiye ndambwira umushoferi nabwo ati sebo tike bareko kandi nawe giye bare sebo tinjagara kubuziza katono tingengenze Rwanda wafe njagara unjambe ko ngereke egare imodoka injyana ambwa ati kare sebo turi na sente kare ndi na sente enti ndi na sente ntono tinjagara unyambe ati mfite amafaranga make ariko ndashaka kumfasha mfite amafaranga make ariko ndashaka kumfasha ngeze muri gare ndabwira ati ndashaka ntungeze ku mupaka ngeze hafi ahantu niba ari za Gatuna kuko wa mumotari yambwa ati tugeze ni Gatuna ndabwo ati ndashaka kugeze Gatuna muha igitundu mu gice by'amagande anyereka imodoka anyurizamo ndayatanga none nyatanze banjyanye ariko nkiri mu modoka mitambira umugande nabwo ati sebo yari oya numukobwa nabwo ati nyabo tikare nyabo tikare sebo turi hoje tindi burunji nyo kare ati gwe nanjye ndi njagara kukubuziza uri na simu kati ndi na simu
njyagara kugira umuntu nushaka ubivuge mu kinyarwanda gusa abatari babyumvise wamubazaga niba yagufasha akagutiza telefone ugahamagara umuntu nambwe ati ndashaka untize telefone mpamagara umuntu nambwe ati kare nambwe ati nta kibazo noneho bitafata za nimero wa motari yampaye ndamamagara nabwo ati rero ndi wa muntu wambukanye yakwatse nimero none bibaye ngombwa ko nta akazi nayo ngiyemo karahagaze none ndashaka ko uza ukantwara dore ngiye kugera hahandi wangejeje ugire unyure ntabwo ati nta kibazo ariko mu kumamagara mfite ubwoba kandi wita kumenyekana na ba bantu nanone mbona nta kumenyekanye nabo mugezeho arambwa ati tugende turagenda nawe yitamamagarira undi mumotari wo mu Rwanda ariko tutaragera handi ku mazi arambwa ati abana b'abanyarwanda muri bigogi ni gute umuntu yazakubwira ngo tugende na ngo uhite ugenda ni gute umuntu azabwira ngo ngwino ugende mbere yo kugira ngo ugende jya ubanza utekereze kabiri umenye aho ugiye nabwo ati nyene nta kundi byambayeho ariko mu kuza kuri moto naje muganiriza ibintu byambayeho noneho tugeze ku mazi ameza ndamwishyura nawe namwishyuye umutwaro namuhaye umutwaro arambwira ati se n'andi mafaranga usigaranye nari nsigaranye amafaranga 5,000 by'amagande arambwira ati se amafaranga usigaranye katakugezayo umuvandimwe arambwira ati rero niba andi magande usigaranye yampenya kuvunjira muha bya 5,000 by'amagande nari nsigaranye arabimvunjira abimvunjiye arambwira ati amafaranga ntiyakugezayo cyakoze reka nkongerere ahita aranyongerera hose hamwe nari mfite amafaranga 3,000 byuzuye wa motari nanone nawe aranzamukana angeza muri gare umva nuzuye ivumbi noneho nkora gufata imodoka ndamanuka ngera ikabuga mpitanye nsubira Masaka n'amaguru none ngeze Masaka nibwo nasubiye mu muhanda urumva n'ahandi nari mfite wo kujya nasubiye mu muhanda mitamana n'umugira neza w'umukobwa anyigisha ibintu by'ijambo ry'Imana anyereka ibintu Imana yanganye kuko ab'Imana ikunda ko umuntu w'imfubyi ntacyo yagera Imana itabimufashijemo anyigisha inzira y'agakiza nanjye mbasha kumwumva kubera ko bitewe n'ukuntu nawe yanyitaga mfasha buri kimwe ngaburira mwegera mbese yanyimindeye nka musaza we arambwira ati rero cyageze ko wiga umubatizo nanjye ndagenda niga umubatizo ku rusengero bita Faith Center ubwo umupasiteri we bamwita Nyagatare noneho barambatiza bambatije mwitambye pasiteri atako pasiteri ko nshimye kumbatije ariko ndi imfubyi simfite epfo na ruguru simfite ikindengera simfite aho kuba simfite icyo kurya amwe atera umwana wanjye nanjye hano mfite abana benshi mfite abo ntunze mfite n'abana banjye sinabona ngo gushira cyakoze reka nguhe kare akazi ko ku rusengero kuba ari kubamo nawe muraba mukoze kari gafatanye na wese gatoya kari gafatanye na wese arakama mu rufunguzo rwako ngiye kubamo nta matora nta kaceka nta shuka nta kintu na kimwe nahise ngenda hepfo mu Biryogo hari umucuruzi w'inshuti yanjye yajyaga ntuma none mu mufuka awumpaye aba ariwo njya ndaramo nawe uzamukanye nkajya ncengeramo ubundi nkaryama nkasinzira mu mufuka kacya mu gitondo nkakinga ya nzu kajya ngo naraye kuri matora ya Rwanda fomu kandi naraye mu mufuka nkongera nkigenda mu buzima busanzwe nkajya gushakisha ari wo mvomeye ari wo ngize ari untumye ayangabura nkarya tangabura nawe nkakomeza ubuzima noneho ubuzima bugenda gutyo kugeza aho nanjye ntajya kumenya gushaka amafaranga none aho ngaho Masaka nahise mvayo ubu ngubu narindi Gikondo ni ukuvuga ngo muri ubwo buzima bw'aho ngaho bwo kurara mu mufuka bwo bumazemo igihe kingana iki nabo bumazemo igihe kirekire ariko niho nari maze kumenya gushaka amafaranga ko nahise njya gusaba akazi hari Masaka uriya muhanda wo kubashinwa bakiwukora wuzuye nahise njya gusaba akazi none nkajya nkubura mu muhanda
aho hari muri 2010 na kangahe? sinibuka ubwo ni nka 2015 gutyo sibo bawukoze uriya muhanda ra ubwo ni za 2016 kuko wavuze ko wamaze wagiye Uganda 2014 umara y'umwaka n'amezi 3 bivuze ngo ubwo ni muri 2010 hafi na gatandatu bawukoze ejo mundi uriya muhanda. Hanyuma impamvu tujya dutambutsa ubuhamya nk'ubu ngubu ntabwo kuba ari kugira ngo tuvuge imibabaro yacu ku bakunzi bacu badukurikirana, kuko buri muntu wese agira uwe musaraba we. Uyu mwana yagize wihangane kuba nkwise umwana, kuko nyine n'umuntu nakurebye ku isura yabona ko ugifite urugendo rw'ubuzima, ariko reka mvuge ngo pole sana n'intambara wahuye nazo. Wihangane, cyatumye Imana ikunyuza muri ibyo bikomeye no kugira ngo bizagire abo bikomeza. Uyu munsi hari abana bari mu buzima nk'ubwo wabayemo, simbizi ngira ngo tugiye gusoza tugana ku musoza, ariko ugiye kutubwira nyuma y'ubu buzima bw'umubabaro wabayemo, ese kugeza kuri uyu mwanya bwo uracyari muri ubwo buzima, cyangwa se hari ikimana yaba yarakoze ukaba warabuvuyemo? Aho wavuye hari hehe, aho uri hari hehe, ni ikihe kintu kidasanzwe Imana yaba imaze kugukorera? Ese uracyari muri ubwo buzima cyangwa uracyaburimo? Niba ukiburimo, icyifuzo ushobora gutanga imbere y'Imana, twebwe nubwo dukora uyu murimo ariko turi n'abanyamasengesho, ushobora kugusengera icyo ni kimwe, ariko icya kabiri hari n'abagira neza bari hirya no hino bafite n'ubushobozi, ushobora kuvuga ngo ariko nshingiye ku buzima bw'umubabaro uyu mwana yabayemo na n'uyu munsi akiburimo, uwagire inkunga ntanga kugira ngo mu by'ukuri ubu buzima buvemo. Uyu munsi tuvuga ntabwo ibi bivuze kubwo kugira ngo dusabe, ariko nanone waba ukiri muri ubwo buzima? Ubuzima ntabwo burahinduka cyane, ariko hari intambwe nateye, kuko ubu ngubu mbasha gukorera icyo gihumbi, cyangwa iyo mbanye akara kandi ndagakora, ariko sinyirira mu mufuka. Ubu mfite akamatora ndaraho gatoya, ufite utwenda urabona ko nsikenda nambara, abantu bagenda bampa, ariko pe ntabwo hari urwego ntaratera ku buryo navuga ngo ndi umuntu nigize ko ntabwo ndabasha kujya ku rwego kwishyura wenda 2020, ariko hari umugira neza yangiriye neza, yarambwiye abize, yambwiye ati rero wa mwana we, ibintu hari akantu ngiye gukorera, aka kantu kazakugirira umumaro, ugakurikije kazakugirira umumaro. Ambwiye ati rero nzajya nubyo ubona nzajya ngutiza telefone, ujye ukina utuntu tw'udukomedi, urebe ko wazatera imbere, nubwo bitahita bizo umwanya ariko wazatera imbere. Noneho we kuko yize amfungurira YouTube, niba ari YouTube channel, amfungurira channel, ayita izina ryanjye, nitwa Ndayisaba Jean Claude, ariko yise Isaba TV. Isaba TV, yego. Hanyuma iyo channel uyishyiraho ayo makomedi wari urimo uravuga? Nshishaho utuntu tw'udukomedi, nkoresha telefone ntabwo ndabona kamera, nkora utuntu tw'udukomedi, n'utwo twonyine, nawe nta kindi kintu. Kugeza kuri uyu mwanya iyo YouTube channel igeze ku ruhe rwego abantu bayikurikirana? Mbese izo komedi ukina ubona abantu bazikunda, cyangwa se ubona abantu batarabyiyumvamo? Bitewe n'amashusho yayo, hari abatayikurikira cyane, ariko ubu ngubu kuri YouTube channel hariho abantu 100, ni 128. Ya birumvikana aba bantu baracyari bakiya, wenda turimo tugana ku musozo. Mbese izi komedi zaba zishingiye ku buzima wagiye unyuramo? Ese izi komedi zaba zigamije kwigisha iki? Ese izi komedi zubakiye kuyoboka Imana cyangwa zivuga zerekeye ku buzima busanzwe? Harimo iz'ubuzima busanzwe, harimo n'izivuga ku ibijyanye n'ubuzima ubundi ziriho nyinshi. N'iz'ubuzima nabayemo, najyaga gukora nk'umuntu antumye amazi, yari bunyemese nkani akayanyima. Nizo hari utuntu
mbese ni gukina iz'ubuzima bwanjye ariyo nakinye ndi kurya avoka mvuga kuko n'ubundi natunzwe n'amavoka nkajya gushaka amavoka munsi y'ibiti nizo ziriho n'ubuzima bwanjye mbese ziri mu yandi magambo ni komedi ariko zisa naho zifokasinga cyane ku buzima bw'umwana wo mu muhanda. Njye ndimo ndashaka kugira ngo ibyo nanyuzemo byose mbishyire kuri public buri wese azajya abibona. Hanyuma birumvikana uri mu ntego yo kugira ngo bwa buzima wabayemo ahari nibuza kugera ku mwana mugenzi wawe nibura buzagira icyo bumufasha. Yego. Kuki utafokasinze cyane kuri cyangwa se utagize intego yubakiye cyane kuri cya kintu wa muntu yagukoreye, kuko bimaze kugaragara ko hanzanga hari ubucuruzi bw'abantu, ariko ubwo bucuruzi bw'abantu bukaba bugihishe mu buryo bwumvikana. Uriya muntu yagukozemo yakugize igicuruzwa, afite amamiliyoni cyangwa se amafaranga menshi yinjije kugira ngo akugeze hari ahantu muri Uganda mwakiriya kigo, igihe wari umaze uri mu mubabaro ubabaye urimo ukoreshwa imirimo ya esprit satanique niko navuga, we yaranezerewe. Kuki utagize intego yo kugira ngo nibura ukore komedi cyangwa se udufilm ariko turwanya cyane iki kintu, noneho ikindi dushyira hanze iki kintu nibura na leta numvise yaratangiye kugenda ibinuganuga, ariko nibura by'umwihariko barushaho kubimenya, bamenye ngo dufite na example yuko uyu mwanya birimo birakorwa n'umuntu byabaye. Kuki utagize intego kuri icyo kintu? Bitewe n'ubushobozi nuko nta na kamera mfite, nta n'umuntu mfite umubifashamo, niyo mpamvu nkina utwo nshoboye, nkina utwo nshoboye utwo niziho. Ntabwo nize sinize no mu wa mbere, nta na garidiyene ye nize, ariko ngo ubu ntuzi no gusoma no kwandika. Ntabyo nzi. Hanyuma uko byasuko ariko kose uragira uti ngewe sinzi gusoma sinzi no kwandika, ariko mu minsi wamaze hari ahantu muri Uganda nzi ko bavuga indimi zitandukanye. Wigeze kuvuga ku rugande ikinyankore, ariko nabwo ngukurikiranye numva nabwo urategwa cyane. Iminsi wamaze hariya nta rurimi rundi waba warungutse rutari ikigande cyangwa icyo kinyankore nibura nk'icyongereza? Bitewe nuko ururimi bakoreshaga cyane ari Igiswahili. Igiswahili cyo ndakizi cyane cyo ndakizi cyane bimwe bishoboka. Igiswahili ndakizi, ariko nko mu nko mu Sudani ntabwo usanga nkavuga ngo bokonera nkaba ndagusuhuje, kansubiza ngo bokonera nkaba nawe ukaburansubije. Mu Cyongereza ni morning, ariko ufiteho nonsiyo ku buryo ushobora kuvugana n'umuntu Icyongereza nibura nk'igihe cy'umunota umwe cyangwa ibiri se. Iminsi wamaze hariya igihe kingana n'umwaka ni kinini. Bitewe nk'utuntu wambaza nagusubiza, ngiye no gusaba ibiryo ntabwo byana nakubyisabira cyane, ko kenshi burya twese ikigutegeye kunda kiba kikwishe. Naho tugeze hose henshi n'indimi n'ibyo twifuza, kenshi twifuza ku bintu byose byaganisha kunda, kuko burya ushobora kubaho nabi ariko wararuriye, ushobora kurara ahantu habi muri gereza, kurara mu giti, ariko wararuriye mu by'ukuri bikazana mu yandi magambo ukihangana iminsi ikicuma. Rero reka tugane ku musozo, ariko tukubwire ngo ongera wihangane. Hanyuma ikindi bavandimwe inshuti zacu mudukurikirana, murumva ko ubuzima arya bavuze ngo ni Claude nde? Ndayisaba Jean Claude. Ndayisaba Jean Claude, murumva n'umwana ufite amateka. Nzi neza ko mu bantu mudukurikirana muri hano mu Rwanda cyangwa n'ahandi henshi ku isi haracyarimo abantu nyamara mufite umutima wa kimuntu. Hari ibintu umuntu yumva bimwe bajya bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko hari ubuzima wumva, hari amateka y'umuntu wumva, kwihangana bikakunana nawe ukikanga watembesheje umugezi w'amarira. Ngira ngo abantu mudukurikirana mwitegereje uyu mwana aracyari mutoya, ariko mwibaze umuntu ungana gutya utazi imyaka ye, icyo ni kimwe. Mwibaze umuntu ungana gutya atazi gusoma no kwandika. Mwibaze umwana ungana gutya ufite amateka aruta y'abasaza, kuko hari abasaza bafite imyaka 100 ariko batigeze bagira amateka nk'ay'uyu mwana. Mbega mu by'ukuri koko niba ufite umutima w'imbabazi muntu w'Imana,
nta kintu twakora kuri uyu muvandimwe nibura erega aracyafite amahirwe yo kwiga, icya kabiri utu tuntu arimo aragenda yihangira tudukomedi, aracyafite amahirwe yo kuba uwamutera inkunga nibura akabona ibikoresho, icyo ni kimwe, nibura se basi akabona umuntu umufata ukuboko. Hari abantu hano muri uru Rwanda bateye imbere mu mafilimi, bari n'ahandi hantu henshi ku isi bafite amafilimi, amakomedi bakina kandi birabatunze. Mbega abanyarwanda, abarundi n'abandi bantu, nta muntu ugifite umutima w'imbabazi twafatikanya nibura uyu Ndayisaba Jean Claude, nibura tumuhanagura amarira, kuko hari amateka umuntu abamo, ariko akaba n'ikindi kintu ushobora gukora ya mateka ye akagenda yibagirwa. Hanyuma mushobora kuvuga byinshi, burya abwirwa benshi akumva beneyo, kandi kuvuga menshi sinako kuyamara. Reka tuvuge ngo uyu mwana w'umuhungu twongere tumubwire ngo Paul, hanyuma tugana ku musozo mu buryo bwumvikana. Sinzi ushobora no kuba na telefone nta nayo, ariko gira ikintu wabwira abantu badukurikiranye, cyangwa se n'igiki wumva kiri ku mutima muri uyu mwanya wabwira abantu bazakurikirana iki kiganiro. Ni ikihe cyifuzo cyawe? Icyifuzo cyanjye cya mbere ni uko nabifuriza amahoro y'Imana. Buri wese niba ari mu kibazo cyangwa ari mu ntambara, ikibazo cyose arimo, yizere ko Imana iri kumwe nawe. Kuko nanjye njya gukizwa, hari ijambo riravuga ngo nasanze wigaragura mu ivata, ariko ngo nkunyuzeho ndavuga ngo nubeho, umaze nanjye mbaho. Icyo kintu nanjye nicyo n'ubu ngubu nkishimikiyeho, niko rwego rwanjye, niwe data, niwe mama, niwe nishimikijeho, niwe mubyeyi wanjye. Ariko nk'uwagira icyo yakora yabakoze, kandi ananteje support akampa nk'ibikoresho byo gukomeza gukoresha iyo channel, nawe yabakoze. Cyangwa se ataba afite n'ubwo bushobozi, yantera inkunga. Njya numva ngo yujuje abantu 1000 urahembwa. Ubwo banakoze ubwo bushobozi bakanganda subscribe, niba ari subscribe nabwo baba bakoze, bakajya bakora subscribe, share, like na comment. Myani magambo pe, inkunga yose ishoboka uragira uti umuntu ayinteye byaba byiza. Hanyuma dusoza gato cyane, tuzi ko abantu bitwa abana b'Imana babereyeho kugira ngo bakure abandi mu kaga. Munyarwanda aravuze ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Ariko ndagira ngo nibaze, aba bantu bagize neza bagutiza akazu, ntibanaguha n'amatera n'iki. Reka tubashimira agace gato yabakoze, nubwo n'ubundi numva ntaho wari utandukaniye na Marine, nuko ari Marine yari ihinduye icyerekezo cyo kuva hanze ikajyamo imbere, ariko n'ubundi ndumva nta nicyo bari bakumariye mu rundi rwego, kuko umubu wari warawumenyereye, kandi no mwakariya karuri n'ubundi umubu warinjiragamo n'ubundi ukakudondoza. Reka mvuge ngo wihangane, ariko nibura usibye kuba baraguhaye kano kantu ukaryamaho kugeza kuri uyu mwanya, iri torero ryakubatije, iri torero ryari ryakwakiriye, barigeze bongera kugukurikirana? Mbese uyu munsi baza aho uri, uyu munsi bakumariye iki? Ntacyo bamariye, kuko nabo n'urusengero rwabo bararufunze. Ahubwo harakandi nibagiwe, nigeze nakoraga, nabaga nuze kuri ako santere, hari igihe najyaga noziriza ibyombo kuri resitora, nkafata y'amazi batetsemo igikoma, ya safuriya batetsemo igikoma, nkayisukamo utuzi nkunyuza, nanjye nkayanywa. Akantu nari nkibagiye kandi mu buzima bwanjye, icyo kintu cyakubabaje, nicyo kintu cyambabaje, kunywa amazi, imyanda y'ibyo bariye. Hanyuma bavandimwe inshuti zacu, reka tugane ku musozo tubifuriza amahoro y'Imana. Gerageza gutanga ibitekerezo kuri iki kiganiro, ukore subscribe, usharing iki kiganiro nibura kigere kuri benshi. Ahari hari ikimana yakora inyuze muri iyo nkunga, hanyuma uyu mwana nibura tukamufasha kuva muri ubu buzima. Imana ibaho umugisha cyane, murakoze.